Uwiteka yamenyesheje agakiza ke gukiranuka kwe yakerekanye umugaragaro mu maso y'amahanga. Yibutsa imbabazi ze n'umurava we kubigirira ab'inzu y'Abisirayeli. Abo ku mpera y'isi bose barebye agakiza k'Imana yacu. Mwabari mw'isi mwese muri muvugirize Uwiteka impundu. Musandurire muririmbishwe n'ibyishimo. Muririmbe ishimwe, muririmbire Uwiteka ishimwe. Mubwire inanga, muririmbe indirimbo. Muvugirize Uwiteka impundu imbere y'Umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihene. Inyanja ihorerane n'iyuzuye, isi n'abayirimo bose, inzuzi zikome mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe imbere y'Uwiteka kuko agiye kuza. Agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye. Tunyureho Mana, tunyureho Uwiteka izina ryawe riragucyubahiro. Kuba turiho uko hatari abandi bagezatishiterwa Uwiteka muri Imana tugituma tuzanye amashimwe imbere yawe tuvuga duti izina ryawe rihimbazwe. Data mwiza kandi Mana idukunda, tubyukiye mu bikari byawe kuko aho uvuze ati kuko yaminsi urushaho kwegera namwe murusheho kwegera Uwiteka Imana. Mbere ya byose tugusaba imbabazi ku mafuti n'ibicumuro byatubonetseho. Uwiteka turakwinginze mbere ya byose ufate icyubahiro cy'amaraso uhagire buri wese wageze imbere yawe, maze Data uturere munsi y'amaraso yawe. Amafuti n'ibicumuro byose bikurweho bitanga mu nyanja yo kwibagirwa, maze Nyagasani Imana ubwo tugeze imbere yawe buri wese Nyagasani Imana Yesu nawe icyaha cyose cyatuma tuboneka mu iteraniro gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Iteraniro turabikwereje kugira ngo uze ubitangize kandi ari wowe ubiheruka. Porogaramu zose mukorerwemo ziyoborwe nawe. Imana indirimbo zacu zikube mu bavu uhumura neza, amasengesho yacu akubere ibitambo bizima, maze Nyagasani Imana tukure mu gihe cy'umubiri utujyane mu gihe cy'umwuka. Maze Data nitugukura muri iteraniro ryo hasi ukatugeza mu iteraniro ryo hejuru tubashe kumva ibyuka bw'amatorero. Iteraniro ryose Nyagasani Imana turishyire mu biganza byawe. Umushyitsi mubi twamaganye ni Satani na dayimoni basubiye ikuzimu, abareka kwishura abantu baturinde umutekano. Dayimoni w'ibitotsi atsindwe, dayimoni w'ubuhanuzi atsindwe, abadayimoni bose batuma Nyagasani Imana tudatega amatwi amagambo yawe atsindwe mu izina rya Yesu Kristo.
ngwino ubane natwe uyobore gahunda zose uzitangire kandi uheruke nyagasani w'Imana byose bikomeye kuba uzi gushaka kwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.